nzagutonesha shongore wahisemo neza nikiwana wana vimba vimba nikiwana wana vimba vimba sunajua tena bisa naho bihuza yes wabikoze we turaneze bishyiraho umuziki ahubwo rero nka twagenda za rukundo aho ngaho none reka duhere hano hirya no hirya ababo noneho sawa uwo yakijijwe na pasiteri yariye hakurya bari gukubitana amacupa basinzi none ngiye no kuguhebye sinya mva muri nimba nagiye no mu kabari ntijuva mu kabari udakubise umuntu icupa nakubise uri gihe turi kumwe nibuka wa munsi wa mbere tukimenyana umunsi Imana iduhuza imitima shushu ariko rero shenje naza ayiririmba ubu basanga naza mu gisope gusa nabo barayikoresha suzi ko n'indirimo za Barosamando bazikoresha gusa no umvase naza ajya yiririmba abonye umuhungu n'umukobwa bameranye neza akavuga ati bari mu rukundo ararengere nibyo ntabwo turekanze mugashyire muri mood no baro feeling ni mumburize bakobwa rumunaka Oh yes, ndabashimiye cyane abakurikiye Good News TV nk'ibisanzwe. Aracyari wa muhungu wanyu AB Godwin komeje kubazanira impano ijoro n'amanywa, mbazanira abantu bafite talent zazindi ziri ku rwego rwo hejuru. Ibyo mumaze kubimenyera. Turacyari kumwe na Action Driving and Language School. Ni rya shuri bagezaho indimi z'ubwoko bwose, permis na provisoire mu gihe gito cyane. Mukadusanga hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic muri flow ya mbere mu muryango wa 45 cyangwa se ukadusanga hano i Remera munsi ya Feruje zo mu Giporoso ahazwi nka Sar Motor. Ubwo n'abantu bibereye aho za Musanze murabyumva mwabonye ibyapa hano hose hano hafi na gare. Ubu ngubu none ibintu ngiye gukora. Cyari ibyo ngiye gukora cyangwa tugiye gukora. Mani umva nkubwire sibyo? Sinzi niba iki kiganiro abantu bakiteguye niba batiteguye. Abantu bari tayari. JP Uziko mfite ubwoba. Ese ko nanjye mbugize. Reba uyu muziki. Reba uyu muziki uri hano, man. Mumaze kumumenya bamwita na za talento. Muramuzi cyane hano kuri Good News TV. JP nawe eba ni umuntu we mumenyereye cyane. Umwana mu rugo. We ni umwana mu rugo we hani wacu ni fresh cyane. Aba nabanyamuziki. Nabantu bakubita umuziki. Umuhogo. Uri gukora ibiki? Umuhogo uri tayari. Kugorora. Birenze ibiki. Man ndagira ngo dukubite nta nubwo turi buganira ibintu byinshi cyane. Sibyo? Tiye gukubita live music hano ebanda tiye gukubita show ya India Dance. So yatunyuzamo tuganira ubuntu buke. Sibyo? Ariko umuziki abari udushyira imbere. Dukubitire kuri ya vibe bare duheraho. Tugiye guhera hejuru. Twagiye. Hejuru. La 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 la. We honored the love, we honored the affection, and then when that you're looking at me, I can feel a connection. Unanibamba baby, kwanza natochekesha kinyajuka mkono na kipete kwa bega cheza kuzima wanapenda dona machali pia tunazo drama ya dunia ni mengi sana no kwa miti mama so nipe nafasi nikupe mapenzi yangu ya kilia hallelujah oh we honor the love nakupenda tena nina imani sana ushanitega we on it some nakupenda tena nina imani sana ushanitega so make love to me unconditionally baby make love to me unconditionally baby
unconditionally. We honor the love, we honor the wife, wakuishi na yeye. Pata vijana takufa mapema, magonjwa yamejaa. Jina langu Ali, sasa lazima nile. Nikikosa kuna na wendo chakula takonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe we honor the love, nakupenda tena nina imani sana. Ushanitega, we honor it some. Nakupenda tena nina imani sana. Ushanitega, so make love to me unconditionally, baby, make love to me unconditionally, baby, nikiona wena vimba, nikiona wena vimba, Yesu najua tena na kulavulavu, unanilavulavu, wewe honda valu, hey. Hey. Hey, nikiona wena vimba, nikiona wena vimba, yeah. Yesu najua tena na kulavulavu, unanilavulavu, wewe honda valu, hey you, wabuzumwa na kurira, cyangwa se inyoni kuririmba, ariko ntiwashobora uhagarika urukundo nkufitiye. Atana, watane na watu wabonge, nzagutonesha shongore wahisemo neza, nikiwa na wena vimba, yeah. Nikiwa na wena vimba, Yesu najua tena na kulavulavu, unanilavulavu, wewe honda valu. Ai, nikiwa na wena vimba, nikiwa na wena vimba, Yesu najua tena na kulavulavu, unanilavulavu, wewe honda valu. Yeah, chorus, subiramo chorus. Nikiwa na wena vimba, yeah. Nikiwa na wena vimba, yeah. Yesu najua tena na kulavulavu, unanilavulavu, wewe honda valu. Hey, nikiwa na wena vimba, nikiwa na wena vimba, Yesu najua tena na kulavulavu, unanilavulavu, wewe honda valu. Mana nyagasani, ntabwo nzi niba iki kiganiro none turacyita ikiganiro. Turacyita iki? Ni show. Shahi ni show. Ni imiriro vanze n'ibishashi noneho. Naza amakuru y'iminsi mana. Amakuru y'iminsi ni meza. Nishimiye kugaruka mu kiganiro nk'ibisanzwe, kandi nkishimira kuba ndi kumwe n'ibyamamare iruhande rwanjye iburyo bwanjye. Ntabwo ikintu kishimisha uburyo twapanze ikiganiro ukaza ugakubitana noneho na mwenzangu yitwa JP Acoustic man. Shiraho. Yesu najua tena na kulavulavu, unanilavulavu, wewe honda valu.
mani gereka mbisabira ikintu ajya mureka tugakora nka buri cyumweru yishoye imwe buri cyumweru urumva mani buri cyumweru kabisa tugakubita show nk'iyi ntago babura kuba bari tayari ari umusanga umuziki nk'uyu cyangwa natumiye benshi JP man mbona buze ibintu mvuga kabisa muri abantu badanje ibi bintu ni Yesu wabikoze we turaneze ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe umuntu utanezerewe ajye muri comment yandikemo ngo ntago nezerewe ubaye utanezerewe waburi ndashima ndabeshya JP ahako sara umuntu mukuru beshya bamwitana za talento ndetse na JP acoustic mani muri abacuranzi n'abaririmbyi nemera tu yavuze ko waduhuje binatunguranye ndabeshya ibaze ko tukwemera bikujye dufite ikiganiro cyanjye nawe twenyine ntago nari nzi ko hari buve mushowingana gutya ariko nkibona muhuye bisa nawo bihuza Yesu wabikoze we turanezerewe bishyiraho umuziki ahubwo rero nka twagenda za rukundo aho ngaho none reka duhere hano hirya ababo noneho ukudekeza kama mtoto fulana fulahia kabla geuka moto machozi unalia umemama munene wena pesa kama dango penza lijane masikini laweza pena mto yoyote penzi sio somo ikasome kwa kitabu penzi lifanya Harmonize ufukuze Shemarabu penzi nimeleta kwa nangu vita squeeze sword na shaya kwa lucky Easter ivo sikupenda achana naye nakupenda pendana naye namba stesi ya nyumba ndani hebu cheza ufurahi kama sange nimekole asainama hebu penda mgo asainama hebu penda mgo nakupenda asainama Sujura mule banda kana semo babizu bakale bakato bajetem tout l'état. Hey, mawele kawapi bebe nangaza présente. Susiele kawapi sheli nangazage. Tanganya so na bera kanga jote. Balu bamba zikao nangolembete. Balu bamba zikao nangolembete. Chanagaza kitoko, bebe nangaza elengitwa. Chanagaza kitoko, bebe nangaza elengitwa. Parfait l'amour est compliqué, mais chez moi toujours romantique. Asayinama, ebe penda mgo. Asayinama. Nakupenda asayinama asa nionyeshe na nyonga kibasike akibasike nyonga kama kibasike akiuno kifanye pede nyonga yoyo nyonga nakupenda mgogo nyonga kibasike nyonga akibasike nyonga kama nakucheza kagoma la kashika mita ananishia hebi yeza kitonga kachanganye na nyae ananishia ugomi silali hey piconoi nazotale JP acoustic man Sugar Izi credit nizo abantu basanze abantu bariye bakanaribwa iki ni cyo kinyamakuru cya mbere kigabura good
noneho ariko ndaza gushora reka tugaruke kuri ako kantu JP njuguta mushira hanze oya okay njoga rero tukabivuga man oya wibivuga man wivuga ko njogandishije wibishira hanze JP yasheteye njuga amushetera amafaranga ngo dukine PlayStation urumva naza JP akajya yongera asheta afite ikizere ko ikibazo noneho ntago ari ugusheterana urumva kandi ndi seri ikibazo ntago ari ugusheterana ikibazo ni ukuntu njuga duhuruje hanze ngo tugire ngo nuwambere ngo muze ngo mwebwe mubuze ngo muze uwo muntu utamusheta ubwo washeterana naje nerekaho ko nanjye numvaga ngiye guterekaho ngiye naje nerekaho icya mbere mbonye ibintu kuntu bijyanye nawe ati nibibaho nyine mu bariridona nawe niko yavuga ati bariridona bwa kabiri nabwo ni baridona bwa gatatu nawe zirwane urataha n'ikigo amafaranga bayakumazeho ariko se wageze ku bantu bakutunze warakwimita iki watuje nta kibazo na kimwe cyaburi naza akazi kari kameze gute muri iyi minsi kameze neza live music biragenda nk'ibisanzwe muri yamakwe ejo warakoze ejo ntago nakoze bundi mu karuhuko kuko buriya dukora iminsi myinshi akitari myinshi cyane banga mu cyumweru ushaka gukora iminsi nk'ine cyangwa 3 ugafata n'itatu yo kuruhuka so rero ubwo dutangira kuri iyo nyine ibigiye kuza nyuma guhera Thursday Friday Saturday gutyo ikiganiro duheruka hari umuntu diaspora wakirebye man yarizihirwa arambwira ati uyu muniga man aririmba neza arambwira ati ngewe ninza mu Rwanda uzampuza nawe azandirimbire mu bukwe bwanjye man yarakwishimiye bya hatara aravuga ati uyu muniga ararenze urumva uwo muntu icyo namubwira nuko ashonje ahishibwe mufitiye ibintu birenze biryoshye kandi nguriza abageni ibaze ko none navuze ngo yandirimbiriza abageni ibaze ko ibintu nazaba yakoze gutya nyine ni ka acoustic nyine bisanzwe byasho gutya by'ikiganiro naho none baze mu kazi acoustic iracometse mic iracometse n'ibindi bintu ngaho baze uyu ni naza abantu bagenda basura Instagram yanjye barebe ahantu haba hahiye hakongotse akomana abantu bajye babaha akazi mwana sivyo nitwa Naza Talento no kuri Instagram Instagram nitwa Naza Talento YouTube channel hose mugende murebe ibikorwa kandi ibintu byose bizagenda bimera neza inshallah none ugenda numva nifuze ko twajya dukora nk'ikiganiro buri cyumweru man bita umuziki urumva abantu bazajya bifuza byibuze kuza aho mwakoreye none igihe kizajya kigera giye dushyiraho ikiganiro duhita tuvugana aho muri bukorere muri weekend bajye baza kubareba naho connection ziva naho akazi kava naho umufana ava icyo gituma ibi bintu kubikora ni ingenzi nzagerageza uburyo ikiganiro twakoze nzajya mpita ngishyiraho byibuze abantu bakirebe urakorera he muri iyi minsi muri no minsi ndahantu bita Bella Vista ni hano Kicukiro ku Muyange ntago ari kure urenze tekira ya kabiri naho ngaho nkaba nzakorerayo ejo guhera 2:00 ejo nkorayo Friday buri Friday wundi ku ejo kuwa gatanu uzakora nzaba ndiyo ku cyumweru nzaba ndi muri Coline naho no guhera 7:00 kugeza 10:00 JP next show yawe iri ryari je kuwa gatatu mandi Nyamirambo Bauzi kwa kane mba ndi Kicukiro Rakastra kwa gatanu mba ndi mu Gisimenti iyo minsi ni ihoraho ongera kwa gatatu mba ndi Bauzi kwa kane ndi Kicukiro Rakastra kwa gatanu mba ndi mu Gisimenti la Croisière kwa gatandatu mba ndi Kuruyenzi ngira ngo abantu babyumvise bajya babashakira aho hantu sibyo mubakubitire show man ya Danje none tugiye twari turi muri vibe za Danje sibyo twahereye hejuru kadushaka karirimbo kigeze kuriza abageni nawe ukavuga uti hano ndijije umuntu sibyo haka karirimbo Let me be your hero Would you dance if I ask you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you set my soul tonight? Would you tremble if I touch lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight.
Hey. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Wow, yeah. Would you swear that you'll always be mine? Would you laugh? Would you run and hide? Am I too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care. You're here tonight. Let's go. Hey. I can be your hero, baby. Oh, I can kiss away the pain. Oh yeah, yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. I can be your hero, baby, man. Kukaririmbo nako ni fresh. I can be your hero, baby. Asamani nk'iyo ndirimbo sibyo nk'iyo uri kuyiririmba. Urabona uba wicaye imbere y'abafana. Sibyo? Yeah. Uri kubareba fresh ubarebamo. Ubona bifashe nka gute? Iyi ndirimbo ni indirimbo yakunzwe kuva kera yahimbwe na Enrique Iglesias. Uriya ni umutipe ukundwa n'igitsina gore cyane. Cyo gituma nawe urimo kuyiririmba ubusa nkaho urimo kumuhagararira aho ngaho. Ni ukuvuga igitsina gore kiba kigukurikiye cyane ku rwego rwo hejuru. Kuko umuntu afashwe n'ubushagarire. Noneho urabiza amarira yabo buri kanya bakarira kujya guhoza. Wiri guhoza abasheri b'abandi. Actually abasheri b'abandi se shaho harya usanga ari n'abasingerega. Impamvu ntinya abaririmbi. Kuvuga ngo abakobwa bose barabizi ko mbakunda. Abakobwa bose. Turabakunda bitubuye ku mutima. Abakobwa bose ko cyaba ari ikibazo. Gute se? Ubwo no wayibarimo. N'uwanjye arimo. Abakobwa ukunda cyangwa nihavuyemo we gusa. Ashira wanjye arimo. No kuvuga ngo rwa rukundo umwami Yesu adusaba gukunda bagenzi bacu. Ni urwo Yesu ngomba ugeze ubona aririmbira abantu. Yesu. Mbwira nka Yesu ugeze ubona aririmbira abantu. Usange umutangira kubeshyira Yesu. Hari inkuru zimfasha nyigisho ziri ku bitabo. Ntajyaga aririmbira yakubikira ku mugoroba. Kandi no mwijoro baririmbire kibaze Yesu noneho yakuririmbiye. Yesu ntabwo yigeze aririmba. Kwiga koko. Ngo haririmba abamarayika. Abamarayika ni iki? None ntigeze ukora ikiganiro ariko hari abantu baba ari hano hanze baba bafite imyumvire utamenye. Nandikaho sinzi umuntu nanditseho niyandikiye kuri titre ngo uyu muntu aririmba nka marayika. Naza muri comment yarakaye. Akashanga ibyo ngo byanyu ngo nibiki. Umumarayika ngo muzi ngo waririmbye ngo nuwe ngo ko muba mukabye. Hari mu ijuru harimba abamarayika. Satani ntiyarakuriye abamarayika b'abahanzi. Ako namwe ari igihe mushyiramo akantu mani karenze. None se reka nkubaza. Arabashizeho ngo bararimba inyoni zikaguruka. Ariko ibyo ni ibintu biri. Narabibonye mbona. Nisigiye ahantu hari inyoni nyinshi ukaririmba ntizakwirukanka. Ziraguruka zo ntizimenya kuri kurimba ko ziba zikanze. Ariko umva nkanjye wenda bari umumarayika nzi witwa nka Olivier uva mu ijuru uririmba nk'uwo muntu. Akayibi nawe mujye mushyira muri logique. Bibaze umuntu watanze impano yo kuririmba mine. Ararenze mine. Inde so yitanze. Imana? Nese ubigereranyije n'iki? Nese Yesu si Imana si kimwe. Yesu simbizi reka tunitya ibyo byatwaza ahubwo usko ibyo hari ibintu twazaganira ukwabyo. Cyo ni ikindi kiganiro ukwacyo. Simbizi nk'ubwo wabona ibyo uvuze jewe ntabyemera. Cyangwa se JP we ntanasenga. Okay mbivuze mbyemera n'ababyemera bankurikiye tubyemera kimwe. Ubwo JP utabyemera nawe nabyemera n'abandi batabyemera. Twagiye reka twikubitira umuziki. Gusenga se nibi. Ngaho ongera uriza abana. Katuriza abana. Noneho habayo. Reka turiza abana man. Yeah. Si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je
Dans les vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai ton temps, respire un peu le souffle d'or qui me pose en avant. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la graveur, j'ai glissé sur le vent. Oh, fais comme si j'ai quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi en instant. Sous les vents, et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que j'ai tout oublié, écoute, ouvre ton corps, va de la nuit et ferme les yeux. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la graveur et j'ai glissé sous le vent. Oh, fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi en un instant. Sous les vents, et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que j'ai tout oublié, écoute, ouvre ton corps, va de la nuit et ferme les yeux. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la graveur, j'ai glissé sous les vents. Oh, fais comme si j'ai quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Oh, fais comme si j'ai quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. noneho barize Sous le vent. bahogoye Bashavuye. barimo bararira Bashavuye. Sous le vent. naza barize none abana bararize Komana we. aho bicaye imbere y'amateleviziyo yabo abafite amatelefone barize none reka tubagarure muri modu I love you, ladies. sivyo tugaruke East Africa tubakubita no five India da I love you ladies sivyo Tugaruke hi. East Africa dushaka umuziki tugarure muri modu Africa. East Africa. kubita iki vibe None se mwereka tujye mu Rwanda. yo mu Rwanda Kubita gasope. ntaribi Jepi. Ready? Anita mukundwa, Anita wantwaye roho, buri gihe turi kumwe, nibuka wa munsi wa mbere tukimenyana, umunsi Imana iduhuza imitima shushu. Ariko rero shenge inkundabonwa z'ubu ndabona zishaka k'urukundo rwacu twifitiye rwakuzura ibizinga no kubana kwacu duteganya bikaba bitagishobotse Anita we.
Anita nikundira chenge chongwino twibanire Anita nizera ntukifuze kumbabaza nabigusabye oh Anita ndetse nizeye ko amabwire ya rubanda atazatumuhemukira umutima uwagukunze ndetse nizeye ko amabwire ya rubanda atazatumuhemukira umutima uwagukunze buje yayo Anita nkunda we wowe mumaranyota ngwino twibanire tunanire rubanda badashaka ko tubana niba hari abavuga bareka bavuge nibabona ko bata igihe bazagera aho baruhe Anita nkunda ye wowe mumaranyota ngwino twibanire abantu bose bitwa Anita hano bicaye urumva ukaba kabakoze ku mutima ihita ushyiramo ya soneri ya iPhone shyiramo ya soneri ya iPhone mbabarira JP ihita ushyiramo ya idea karasharamye kaje JP ni ya Nokia agumisi ubundi nagabaho Perareze bae bro cyakoze hano ubunyemeje sibyo hari ikibazo nigeze kubaza JP ngiye kukubaza nawe nazabona mufite ubuze nazabona mufite indese ikibazo cye mubajije kanitegereze ubuzima buri private ntumva ikibazo oya rega okay hari igihe ugeze ufata ukaririmbira sheri wawe cyane sheri wanje naramuririmbiye akabyakira gute noneho naramuyimbiraga nawe karirimba twese tukaririmba JP ngo yageze imbere ya sheri we indirimbo zihita zibura n'amanota yose ya gitari agahita abura akabura ikintu amubwira none ndamubaza nti buretse ndamubaza nti se wamuririmbira habaye ikingo cyakora ngo yaje aho naririmbiye naririmba bigakunda mbwa noneho bivuze ngo nkwishyuye ngo uririmbire sheri wawe wamuririmba ngo indirimbo ngo zaboneka urumva ibintu leva biriho umufungo ni imbere cyane akabanza gukunda amafaranga ku rwego rutangaje bivuze ku rwego rwaho akunda nayatanga mu buzima bwawe ntiwaririmbira ubu nta yanjye ubitse nta mafaranga yawe mbitse kugera kuri konti mfitayo nabariye wowe na njuga mfitayo nabariye wowe na njuga ndibona se no kuyorora nishoye mu bintu mutazi gukina ndabarya cyaze kwizerera muri uriya mugabo nawe naza akonyaboneka none se reka nkubaze nta gihe kijya kigira nk'abakobwa bakaguhamagara bakunze nk'imiziki yawe ndabizi abantu muririmba mani bira boro by'ibisope na za karaoke harya karaoke urabiririmba turimba live music ariko shamukwe cyitwa karaoke n'igisope kuki ibyo no mubikwebe JP uririmba karaoke yego uyu rero arabyanga ngo bari live music ibintu ngo bya karaoke ko ntago bibaho ariko nawe ibyo bavuga nabyo ni nabyo ubwo ngo ni nese busari gukora live iyi ni live ari gukuva yagera no nta kindi haramutse haje abakiriya urumva bari kunywa inzoga bari no kurya bari igisope ahubwo abantu benshi kubera bamenyera igisope navumbuye ubiterwa n'izina ushaka gukoresha wumva wishimiye cyitwa igisope cyangwa live music bitewe n'ahantu kiri
ndumva nko muri Serena kitakwitwa igisope ahubwo muri Serena bita igisope bakavuga tuzi none Serena ziga gasope kabayo yego nanje babihuriye rimwe yego oya ahubwo avuga ngo abantu ntago bazi gutandukanya igisope n'ibindi kuko naho we bidutandukanyiriza bese reka nkubaze naza arabyanga we bidutandukanyiriza uyumva ukuntu bimeze igisope umva nicyo kizina nyine sinzi ukuntu oya ikibazo si igisope ntabwo n'izina ahubwo igisope ni ahantu bakora indirimbo za kinyarwanda za kera urumva izo ugiye no kuri YouTube ukandikamo igisope izo ndirimbo wazibona urumva noneho karaoke ni bari abaje basoma indirimbo ziba ziri ku screen umva noneho ukuntu Jay bijyanye neza cyane we igisope ni za ndirimbo za kera ntituvuyemo yitwa nita kini igisope bivuze ko hano turi kuvanga igisope na live music n'izindi ndirimbo zose no live gerageye kuzakoreka nige kugusubiza guko uzi uburyo muri kubikwepa niba igisopa ari indirimbo za kera kandi ukaba uri kuziririmba ukaririmba n'iz'abazungu bivuze ngo turi kuvanga live music n'igisope sibyo byose amwe n'ibyo naza abumbira mwakavuga ngo live music byose byita live music igisope cyaracyane igisope ni kijyanye n'izo dukoreka live music basi dukoreka live music nawe urakuvuga okay twaje ngashyira akarimbo ka live music oya kashirireho ntari bimana suzi fite mba rero mbanze gusobanura tukamucuranga ibaze ko agiye kubidefana ntako ni ka live music ariko nawe ni yakera si igisope ese ikibazo ni cyo ukwiza mu Rwanda nigize kwita igisope ariko twakiye indirimbo bashimisha hagataho indirimbo tuyituye abantu mwese ushyiramo bicuranga utwo tuntu inayiza kuvuga ibintu ngiye kuvuga we curanga mwe mucuranga iyi ndirimbo ishimisha abantu bose bakurikiye Good News TV ishimisha n'abafana ba Naza Talento ishimisha n'abafana ba JP Acoustic Man noneho abantu mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda iyi ndirimbo ibaryohere abantu mwese muri hanze y'u Rwanda mwumva ikinyarwanda iyi ndirimbo ibaryohere abantu bari hanze y'u Rwanda batumva ikinyarwanda ariko bazi gufilinga indirimbo bazi gufilinga ama melody bazi gufilinga amanota indirimbo ibashimisha let's go n'abakunda igisope mwese bashimisha bakumenjeyemo akantu Tajabon, denye tajabon, tajabon, denye tajabon. Abdu ujamba yale malaikala, hawe ethiku. Tano Cesaro Mamu Munila Tegem Jalenga Mamu Munila Tegem Monga Hawe ethiku Dano Cesaro Mamu Munila Tegem Jalenga Mamu Munila Tegem Monga Tajabon Tenye tajabon Tajabon Tenye tajabon Tajabon Tenye tajabon Wale 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 Hey Wale, wale, wale,
Uwale Abdujamba Yale Malaikala Tikawala Joge Tanu Sisteru Munila Tegem Julinga Munila Tegem Monga Abdujamba Yale Malaikala Tikawala Joge Tanu Sisteru Munila Tegem Julinga Shemunila Tegem Monga Oh Tajabon Enye Tajabon Oh Tajabon Enye Tajabon nuko nk'uko isoje mani muri abantu badanje muri abantu badanje mani asomana iyo ndirimbo iri mu ruhe rurimi indirimbo anze bikunze ni muri za Senegal hafi aho zino ndimi ntabwo tuba tunazizi hagataho tubisegura mwebwe mukora umuziki gusa ayo magambo tuba tuyaririmba twarayasomye kagera mu mutwe hari indirimbo tuba tutazi ikintu bisobanuye ariko tukazirimba kubera ko zifite melody nziza ziryohera abantu bazikunda bazishimira mwese muririmba igisohoka ntago ari bose sinimba uzi ikisobanuye isobanuye iki ntakikubwira nyine kimbwire tajabo ni bisobanuye iki icyo ntazi nuko ntayigusobanura yose ngo akajambo kandi tajabo se base ari umutipe yaririmbye muri church baramuseka bro nyine bumva kubera ko abantu benshi bamenyereye mu kabari mu biki n'ibiki baramuseka nyine ngo ni yirimbye mu rusengero nyine bumva ko ibintu bitabaho aka ino ni gospel bro ubundi kwa ijambo tajabon ni umusozi nk'uko mba ngo Siyoni ngo umusozi wenda ngo Siyoni ngo betere nyine imisozi nyine birabo ni nk'uko naza ayiririmba umwe basanga naza mu gisope gusa nabo barayikoresha suzi ko n'indirimo za Barosamando bazikoresha gusa no umva naza ajya yiririmba abonye umuhungu n'umukobwa bameranye neza akavuga ati bari mu rukundo hararengere nibyo uretse kavuga tureka nze mugashyire muri mood no baro feeling kuririmba gusa tajabon umva se nkubwire hari ibintu uzajya uvuga abantu bahari cyangwa badahari njyewe ndahibereye no kuvuga ngo ino ndirimbo iyo nzi ko indirimbo ntibaze ko iyo ndirimbo irwanya ubusambanyi ibintu by'inkundo za hato na hato iyo nzi ko indirimbo ntazi ikintu isobanuye ntabwo nshobora kuririmba nyiririmba nyine ahantu ushobora kubona nyine nta kintu bitwaye se mu bukwe ntabwo wapfa kuyiririmba ntiwamenya ibyo ari byo ariko nko mu kabari abantu barinyweye n'ubundi n'indirimbo iri rusange nyine ubwo harimo abanganye harimo abakundanye byanze bikunze nk'iyo ndirimbo kuri buyiririmbe mu macupa uri kumva abantu basinze ngo uri kubashimisha kumbe yo iri kurwanya ariko byaba ari sawa byaba ari byo mu kabari barimo abantu bose isabamo n'abapasiteri nese pasiteri hari ubwo se mu kabari ari mu kashitani bro mu kabari wavuze ko we yaganishaga ko iririmbira abantu basinze abantu hoje ntagara abantu basinze ahantu hari abantu b'ingeri zose ariko se ibi wanyumvishe neza hari n'ababikira aranakwanga ariko hari n'ababikira ababikira barimo kunywa fanta babari ariko umuntu yanarya umuntu yanarya rega kabari ntago ari ikintu kibi bro ngo uvuge ngo ni ikintu cyiza ntago ari ikintu kibi ku buryo ari ikizira ko ari ikizira kikwereka umuntu noneho unywa inzoga bya danje arazidefanda cyane koko njye ntabwo ndi kudefanda inzoga uri kudefanda akabari uri kunyumvisha ko akabari kunyumvisha ko mu kabari nta kintu cyiza umuntu ubu se ubu ngubu wese nagusanga mu kabari ntaho wansanga rahira nkubeshya ntaho wansanga uzanabaze nagira n'umuntu ukubwira ko yansanze mu kabari gusa icyo nemera cyo ntabwo umuntu wese uri mu kabari cyangwa uvuye mu kabari aba ari bwo nabyumva ariko bari niko kabari turi kuvuga nta resto mwashyizeho mvaye mu kabari bararya bakananywa byakabari byo oyaho ni muri resto bar ariko ze nese muri iyo bar yo ntago barya ntago nababeshya man umuntu defanda akabari ahanini aba ari umusinzi buriya nka JP mpita mukeka nese JP reka noneho tuganire nk'abantu baziranye byahoze mu muco nyarwanda ariko niyo mpamvu usinda
niyo mpamvu abantu basinda kubera icyo wita unshinja gusa. Depi reka tuganire sibyo unywa akayoga. Reko nareba. Unywa akayoga. none se nimbihakana se cyangwa Oya kandi nibyemera nkubwe ngo tuganire tutabekanye nk'abantu nk'ibinshuti baziranye. nta kongo Umwiki amata. n'ibidasindisha Nk'iki. byo byinshi nyine Onyine mbwira nkako kunkunda nyine katari inzoga. Se wakabura. nkunda gafanta Uzareba iriya suri kunda gafanta. Dusubiye mu kazi sasa. None imagine twicaye mu kabari sibyo? Hakurya iriya unyujije amaso mu bantu buriya umuhanzi wa danger. ariko ikintu nemeye ni kimwe kuri wowe nuko akabari wakagize ikizira Oya ntago nakagize ikizira. nyine nuko nta ruhande rwiza rwako Ibaze ko nari nahinduye topic akagaruka Oya. mu kabari. Ahubwo ntago tuza no iyo uvuze gutyo iyo uvuze gutyo kigarukiye kuba kabari. mpamvu ngende kuvuga gutyo umuntu ukora mu kabari yaba umuseriva cyangwa umuntu ugira ikintu icyo ari cyo cyose akora mu kabari yaba umuririmbyi yaba ucuruzamo yabigize gute Abayiri iki? urumva ukuvuga ngo wabishize muri kesi yuko nyine ibana adakora mu bintu byiza cyangwa nyine Yewe ntabyo navuze ibyo. oya wabirwanyaga mu Nabyo buryo navuze. Twakumvishe bavuze ngo umupasiteri ntiyajyamo ngo we ntiwajyamo ngo umuki ntiyajyamo urumva kandi akabari njyewe ntabwo narwanyije ko katabamo ibisindisha cyangwa Nese reka nkubaze. nuko no mu rusengero Uretse nkubaze. Ibaze pastor igiye mu kabari sibyo akajyamo kuwa gatandatu ku cyumweru ari busengeshe. mu kabari gukoramo iki gukoramo iki kurya nta kibazo. Noneho abasinzi bakarwana icupa rigahusha kubita pastor Gusa kuki uteganya ibintu bibi gusa. Ese hano ntago icupa rya turuka kuki se umva ebi kuki utumva ko umupasiteri yajya hariya umuntu yamubona agatuvuga ati na pasiteri akizwa kubera icyo kintu reka nk'urugero Oya nta kibazo ibyo ndabyemeye. Noneho ibaze sawa uwo yakijijwe na pasiteri yariye hakurya bari gukubitana amacupa abasinzi. noneho ngiye no kuguhebya sinjya mva muri nimba nagiye no mu kabari Nujya uva mu kabari udakubise umuntu icupa. nakubise indirimbo ya gospel ibyo ni accident mwana. urumva mu modoka uri kubyumva ibi uri kucyumva icyo Ese mu kintu modoka haba amacupa. nyine ibikomere ni bimwe. Icupa ry'ikomere n'icupa rya accident. Nyine ibaze rega buriya baravuga ngo mani. Hari abantu bajya bavuga imvugo ivuga ngo. Buretse se nkubwire. Hari imvugo ivuga ngo abasaza indwara zirabizanira n'urupfu rukabizanira bagapfa. Sibyo? None abasore buretse abasore urupfu tukarwishyira. Okay. Ari kumva? Nese nkubwira abasaza bishyira urupfu. Abasaza batwara amamodoka bashaje. Uzi impamvu rwizana hari igihe usanga yitwara atagifite intege zo gukata vora ushyiramo vitesse bitagikunda atareba neza imbere. Abandi bose baragwa. Atareba neza imbere. Umusore nagwa n'umusaza. Umusore yizanira urupfu. Oya. Nigeze kubona agafoto umuntu yashyize kuri stati umubyeyi umumama gafoto kari gakropinze kari gakora college bira boro bakata amafoto mo kabiri. Hejuru hari ifoto y'umubyeyi ari gusenga ngo man please protect my son mbabara undindira umwana hasi bashyiraho indi foto y'umwana we umwana afite inkoni yishoye mu basirikare uri kumva babandi barwanya imyigaragambyo ibaza umubyeyi gusengera umwana ngo imurindire umwana none umwana yishoye mu basirikare urumva we yarwishyiriye nubwo ngo pasiteri nawe ari bubyuka asengesha afasha abantu umutwe we bawukubitiye mu kabari barawujanjuye none se umubwiriza butumwa abwiriza abantu bazima nawe ugiye kubisunikira yuko aba yagiye kubwiriza abantu mu kabari oya njye ni ikibazo nkubajije umuntu umubwiriza butumwa abwiriza abakijijwe cyangwa jya ahantu hari igikundi abwiriza abakijijwe n'abatakijijwe uzi impamvu abakijijwe kugira ngo bagume muri ka gakiza ibyo ndabyemera none abadakijijwe kugira ngo bakizwe bajye mu gakiza aho ngaho turi kugendana bimbajije ugamije iki ese nta muntu wakijijwe mbikubashije nyine nuko wari wambwiye ni uwo nyine ni bene wowe na ntuza oya mani twiririmbe twagiye uzi indirimbo tugiye kuririmba ibaze wica uri kuri stage urebye mu bakiriya bose bari aho sibyo ubonyemo couple nziza sibyo urumva iyo umuhungu n'umukobwa ubona baberewe bameze fresh jya mu kimbo cy'uwo muhungu pasi yavuze kabishoboye kabisa maza akakubita jya mu kimbo cy'uwo muhungu umuhungu rero agomba gufata umwana we kamuhagurutsa gake gake kamureba mu maso kamukura mu bandi kamujyana ahantu bisanzuye kamufata mu byano ahubwo akamufata ku rutugu
kabyina kazuke ngiye kubaririmbira kitwa urumva umuntu ufite inara riterese amasima walonshiwa kayindoko kachelalo sabakutwale zinitoshiwa kono sikusunga uyinzokuloza bisi wasukuma singa kone kumalaika sabakutwale lelo lekakubike mumutima gwange kwankobanyo umwana yoyo yoyo umulonji mama hey mama twese umwana yoyo yoyo umulonji mama sikulimba amazima sikukweka mwakauti yange orawa omutete bonjika tolidisa abenga mbote bakujeka kankutale mukadali tumatula matali wako tute mwana yoyo omulungi mulungi mama ngana ye nshimanye nsekwe hari n'indirimbo nshaka ko turi buza kuririmba nitujya gusoza urumva nayo ndaza kukubwira uburyo biri buze kuba bimeze ubu ngubu ngiye kujya mbatega imitego nkubwire nti ibaza wicaye mu kabari umusinzi akubise icupa rarihushije rikubise pasiteri niyihe ndirimbo twaba turirimba aho ngaho niza amazamuka niyihe twagiye Adera mukasine umukobwa wa Stanislas yasomye wese cyarayisinda ayicuruyira mucurangura aragenda no kumaduka y'inyarugenge kwa muganga na mugabo uvuze ati adera mukasine ko nkubonye nkagira ubwoba esaho none niba gusenze aransenze rugina baririmba aransenze gikundiro cyiza kaba umuhungu wa miravumba ikimbabaza si kindi niyansendeye mu rukiko niyambenze turi ku meza none ansendeye mu gitaramo nari nicaye mu gikoni nawe yicaye kuri foteye abasisita bateranye Rufaransa baradidibuza naho ntazi karinge bavuga burya kutiga biragatsindwa ni muri abadanje nari kiri kuzetsa ntago mukizi sibyo nakubwiye ngo ibaza none twicaye mu kabari umusinzi ateye icupa wariteye rahushije kubise pasiteri mu mutwe waje mu kabari kwinywera mpita nkubaza nti uwo pasiteri yaririmba iyihe ndirimbo none umva pasiteri indirimbo yise aririmba ubwo yifashe mu mutwe arimo arasohoka aririmba ngo adera mukasine umuntu yasinze ibintu byose ngiye ngurimbira akarimbo yaririmba musinzi iherezo rya byose riraje iherezo ry'abatindi
n'abasambanyi iherezo ry'abajura n'abanze kwihana. Iyo nitegereje iki gihe turimo uwo ni pasiteri bakubise icupa mu mutwe iherezo ry'iyi si, ariko nawe iyo witegereje ugana urushaho kubabaza Imana yakurinze. Iki gihe turimo si cyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana yimuwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze, Pawulo yavuze, Pawulo yavuze, Pawulo yavuze. none njye nari ndi kumufotora yifashe mu mutwe, yifashe mu mutwe ari gusohoka hanze rwose n'igikomere ari kuvirirana. Pawulo yavuze ubundi bumba njyahe Mana urankomye tujye gukubita akahe karirimbo sasa. Nzoja ku gasozi ka kure. Wow, twagiye man. Ngenda fisi inshuti idahemuka, nzara nayo ku mutima, akayagira abandi ati wanjeho n'amahirwe. Yesu kwamukije n'intuntu, uko bukeye uko bwije, niyo n'indwara mu zindi n'indwara itoroshe. Nzoja ku gasozi ka kure, nsaba Imana isumba byose indemeshe, mere nk'abandi shira intuntu n'irungu hano. Inshuti n'ikindi irahumuriza, inshuti n'ikindi irahumuriza. Ngenda fisi inshuti idahemuka, aho nzara nayo ku mutima, akayagira abandi ati wanje bo n'amahirwe. Kw'isi y'ubuyoyi yameze amenyo, umutima ukunda ukundishijwe, kandi uwo wakunze arakwihakana akakwirahira. No, nzoja ku gasozi ka kure, nsaba Imana isumba byose indemeshe, mere nk'abandi shira intuntu n'irungu hano. Inshuti n'ikindi irahumuriza, inshuti n'ikindi irahumuriza. Ninde yohakana kumukunzi, atera umutima usinzikaye, ahari intuntu agasubira amahoro. Oh yeah, kumukunzi we mubarukeye, n'amashamba yose abashubitswe, kutagira inshuti birababaza, birababaza. No, nzoja ku gasozi ka kure, nsaba Imana isumba byose indemeshe, mere nk'abandi nshira intuntu n'irungu hano. Inshuti n'ikindi irahumuriza, inshuti n'ikindi
reka mvuge ngo yewe ga noneho ubusa aho sa naho ni mu kabari aho ni mu bukwe sibyo aka karirimbo ko kakora hose nubwo karimo tudisebo no mu kabari nta mupasiteri maze kugenda kwa kundi pasiteri barimo kuramya baga ati nzoja kugasa bamaze kubikubita rya vide imbere cyane iyo yabaza gusenga ugomba kwihangana azabana mbwira nk'iyo muri kuririmba sibyo niyo muri kuririmba gutyo nta gihe uri kuririmba ukabona nk'ibyo bintu birabaye nko mu kabari cyangwa se ahantu mwaririmbiye Imana ntago byabura nagera mu isi sindabibona ako bibaho ahubwo ikigaragara wowe urimo urabeshya Jay Polly kuvugisha ukuri kubera icyumva ko mbeshya uyu urimo urabeshya oya mani kuri kuva mu mutima ibintu byose ariko ntabwo twese ko tudakorana umunsi ku wundi avuga ngo n'ahantu twakoraniye ariko ntabwo byigeze biba mani ariko nyine ibyo bintu byo bibaho kubaho Epi ntago wari wakora ahantu ngo barwane wirukanka uri kuri stage aya ntabwo birabaho ariko kurwana nk'ibyo ngibyo byo byigeze kuba rega abantu buriya abantu mushobora gusohoka turi genge turi gikundi urumva ariko nyine harimo akantu bikarangira tuje no gufatana ukuboro bakarwana hari nk'akabifu kari muto ariko bikaba kandi ahantu haba harenze haba hatarenze uko byagenda kose ibyo bintu tugiye kongera twisubirire mu muziki niki ndumva akabari kabaye ikibazo ubundi titre y'iki kiganiro izitwa ngo akabari igisope mu kabari kubera ko ntabwo turimo kubyumva kimwe oya ariko birumvikana ariko nta nuko twabyumva kimwe birumvikana biranumvikana bro none JP byeri uyifata gute ku mutima wawe iyo ubonye nk'icupa ririmo akabyeri gakonje cyangwa gashyushye ngo ngiki mbonye icyapa cy'akabari iyo mbonye icyapa cy'akabari cyaka kiranyica apana icyapa ku kabari mwana wanjye ayibaza JP mbwira iyo ubonye akabyeri gakonje ubumva umerewe gute muri wowe nta kintu kantwara kandi yavuze ko atanywa inzoga ni umbaje ngo iki nta kintu kantwara ntabwo mbaje ngo iyo unyweye akabyeri gakonje cyangwa uramenye ngo iyo ukabonye JP unywa inzoga cyangwa ntazunga unywa inzoga cyangwa ntazunga ngura rawundi se yigure tu twiririmbire mutima wawe umuhe wose ukungana umenye kwagukunda umurinde kubabara mutima wawe umuhe wose ukungana umenye kwagukunda umurinde kubabara kundo gukunda gukunda uzi neza ko bibabaza kandi umenye neza yuko nawe byo gushikira gukunda utagukunda yo uzi neza ko bibabaza kandi umenye neza yo yuko nawe byo gushikira yo ikundo gukunda yo Samata jamatera gahinda
biteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mumburize ni mumumburize babyeyi ni mumumburize bakobwa karumunaka we n'agasaza kawe ubasigiye nde mbenyo kukubyara Loreti nzamubwira iki nabaze nyina tanti narihe azamubwira iki nabaze nyina tanti narihe azamubwira iki nkagashiki Loreti azagahoza teroreti wimdiriza bana mama wikwiririza bana shenge mbe Loreti ibyo wabyibajije ute kubabaza abo mwabanyeshenge utujijije iki abarira nimuyihanagure mwicecekere abarira nimuyihanagure mwicecekere murusheho kumusabira shenge azarwubake neza murusheho kumusabira shenge azarwubake neza murusheho kumusabira shenge azarwubake neza wagiye n'akandi ibitekerezo birihuse cyane bigana uwo nkunda ibyishimo byinshi biransaze cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza
JP, Acoustic Man, Solo. Hey, oh, do, do, do. icyifuzo cyanjye nukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byacu mbanezerewe kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzamwereke ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima. ewe gamana nyagasani twagiye n'akandi cyakoze. Wow man, ibi bintu biraryoshye. Imana ijya kure mu muntu Wow. yamuremanye urukundo imuha gukundwa imuha gukunda imuha gushima ndetse no gushimwa yo sinshidikanya ko dukundana kuko iyaduhanze niyo yabipanze Imana yarizi ko tuzabana ukaba uwanjye nkaba uwawe amapfa yatera amafaranga akaburayo urukundo ukunda rwo ntiruzashira Mana uraturinde Mana turagusabye ngo urwacu ruzaba urugendwa ruzaba urukundwa ruzavugwe mu mateka y'abakundana uranyumve Mana y'abakundana hari icyo umunwa utazavuga amasaka akiwereka hari icyo amaso atazakwereka amarira akayatamaza yo waba uri kure cyangwa uri hafi igicucu cyawe iyi si naho yambabaza sinayanga kuko nibura yakumpaye amapfa yatera amafaranga yo akabura urukundo ukunda rwo ntiruzashira Mana uraturinde Mana turagusabye ngo urwacu ruzaba urugendwa
rukundwa ruzavugwe mu mateka y'abakundana uranyumve mana y'abakundana. ubaye uri nk'igicuruzwa ku isoko wawe uri ku giciro cyo hejuru. ubaye uri ebe nawe usigaye ubeshya yakose ntabwo aba hejuru no muri kamani yawe ari hejuru cyane cyane ari cyane ari hejuru cyane noneho rero sasa ndizera ko abantu bamaze kwegerana noneho bamaze kwikusanya imbaraga zose habaye bya bindi ngo mwisuganye ubu famiye zose zamaze kwicara zirimo zirakurikirana icyamamare nazo na JP abantu bavutse kuri generation nziza araryohewe umuziki ungana gutya hari abahungu ngo baduhaye show ariko reka nkubwire nk'ubu bagiye baduha nka show noneho ngiye kujya na uploading ikiganiro cyanyu urumva ubu ngiye kujya muri ikiganiro cyawe cya JP noneho twagiye dukore show sibyo nzajya nya uploading ariko wabanje kohereza ngo konti maze kujya haya you have received no twa uploading sibyo namwerega mu narye ma sibyo fresh reka barabizi barasho twaje noneho ugiye kujya tubishyuza iyi bari jya vuga utuntu turi two iyi biuza ubwenge ubona ubwenge bwe hari igihe bukoresha genda bukoresha cyane uzisa nk'ubu ikintu uzadukoza se baze ko uzabona za show mujya mukora ni show wenda iba yabereye Kicukiro ntago ijyamo abantu bose bari nk'aba diaspora ntago babona uko bahagera ariko nk'iyi ngiyi ubu nibo barimo isi yose ubu ni worldwide hose baba bicaye ego gose ego cyane arya cyagiye uri gucenga vuga ngo iki buryo ntabyo nsinabyo arabagapira ubu noneho sibyo urumva naza nawe JP urumva noneho ubu ngubu twicaye mu ibara topic yacu uyu munsi nakabari ni ibara twicaye mu kabari bigeze mu masaha nimugoroba ya nyuma yo gutaha abari nka sangahe bageze mu masaha 5 gutyo mu masaha 5 sibyo wenda bari butahe saa 6 sibyo noneho ya masaha yo gutaha dukeneye noneho ayakoresha noneho bicaye mu kabari bamwe katangiye kubageramo urumva tugiye gushaka indirimbo dushyiramo kabageze batangire bagende gake gake tuze kugera kuri bujane no basara duhita tunafunga akabari bose bahita bataha sibyo tunasoza n'ikiganiro imbere cyane twagiye banyweye ubu bari muri mudu benshi basinze ubu tugiye kubashyira muri mudu kabanze kabazenguruke mu mutwe fresh sibyo cyakoze ahubwo rero nshatse inshuti zirananiye nizo najyaga niringira nibiteye kabiri tutaranduranya ngira inshuti mfite icyo nziha iyo nkibuze sinzibone ubushuti nk'ubwo bushingiye ku iyo ninjiye mu kabari mbona benshi baza bandamutsa nyamara nataha simbona umperekeza ubu nubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi nkabura ntabara nshatse inshuti zirananiye nizo najyaga niringira ntibiteye kabiri tutaranduranya gira inshuti mfite icyo nziha iyo nkibuze sinzibone ubushuti nk'ubwo bushingiye ku iyo ninjiye mu kabari mbona benshi baza bandamutsa nyamara nataha simbona umperekeza ubu nubugira gatatu
ubitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi nkabura untabara Buje yayo sasa, buje yayo. buje yayo buje nagera muri bare disiwe nasengera bukira oh mama bakanyita umuhungu oh mama come on na 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 amafaranga yanjye disiwe namara kuyatsimba oh mama sengera no ndeba oh disiwe heba 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 nabamaze gushirirwa disiwe bakanyita umuhungu oh mama anarasinga hondwa oh disiwe heba da 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 abana bakize iyo ukize baraza abana bakize ntibagira ubumuntu abana bakize iyo ukize baraza abana bakize ntibagira ese kugiye kwigendera ukabunsize ngenyi nk'aba bana tubyaranye nzabafashwa nande rubanda nibakakoshye kubana biruta byose imana nayigaruta imanzi ubukene bw'amafaranga nawe budashavuze ariko urajye wibuka ko imana ari ibigaba rubanda nibakakoshye kubana biruta byose imana nayigaruta imanzi ni wowe muvandimwe ni wowe niringi ni wowe buzima bwanjye imana yanyihereye rubanda nibakakoshye kubana biruta byose imana nayigaruta imana gahova hasi ukore burya kimuhana kazi imvura ihise nyeganyeganyega gahova hasi ukore nyabusa ibyiza biri imbere ikiwa nawe navimba vimba noneho twagiye muri nikiona we navimba vimba nikiona we navimba vimba isunajua tena nakulavulavu unanilavulavu wawehunda nikiona we navimba vimba nikiona we navimba vimba isunajua tena nakulavulavu unanilavulavu wawehunda valovalo ayujete wabuzonga nakurira cyangwa se inyoni kuririmba ariko ntiwashobora guhagarika urukundo achana 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 matane da watu wabonge nzagutonesha shangara waheze moneza nikiona wena vimba vimba nikiona wena vimba vimba isunajua tena nakulavulavu unanilavulavu mama vimba 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 nikiona wena vimba vimba nikiona wena vimba vimba isunajua tena nakulavulavu unanilavulavu mama hunda valu valu kose nikiona wena vimba vimba nikiona wena vimba vimba isunajua tena nakulavulavu unanilavulavu mama hunda valu valu kora subscribe
kuri Good News TV. Wow, man. Ikintu cyo kiganiro ubanza kinini cya mbere kibaho. Cyo kiganiro gifite vibe noneho zadanje kurusha ibyo warebye byose. Ese ndabeshya. Murazajya reba indirimbo ashaka kumva. Ntabwo ari itegeko mu kiganiro. imbi ni uguhita utarutse. Ikiganiro kibihe byose. Ikiganiro wemerewe gukora next. Indirimbo utishimiye ujye ukimera urabikurikiye. Ntabwo uza kubura izo wishimiye. Ntayo batakwishimira. Kuvuga ngo abya byandi bahanzi bahaye gusohora indirimbo ngo nyinshi. EP. Ubu dukoze EP. Umukoze EP indirimbo. Ni ukuvuga ngo umuntu wishimiye kano ka EP ajya muri comment. Kuvuga ngo tulonshingiye abahanzi benshi cyane hafi igihugu isi yose turayizengurutse. Ndabeshya JP. Amana umukuru ubeshya. Bazanjo arabeshya. Arabeshya ibi. Mane, reka mbashimire se byo? Ariko noneho bitewe no kugira ngo tugaragaze urukundo rw'umuziki nyarwanda. Uyu nguyu nuriya bafatanye kuri iyi ndirimbo yuriya noneho nako kazasohokeremo. Twagiye. Irandirimbo ni muyisiga inyuma. Mugere kubitaho ku yawe shamba mu kiganiro. Dusoza nari cyo ndibuze kongera kuvuga nyuma y'indirimbo. Baby love ya utakira nukurisha no kuri marova nagufite nawe mbite ayiwe kuko si ibi bintu mbwira tubigenze gute byava ayiwe kuko si ibi bintu mbwira tubigenze gute zigzag 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 akabuga karacyafite akabaraga zigzag 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 akabuga karacyafite akabaraga zigzag 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 Murabeho.